reka ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wo nkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda. Ngushimira byimazeyo wakoze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubashe gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyuraho. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi ni umwana w'umusore waturukaga mu muryango w'abakire. Gusa umuryango yaturukagamo w'abakire nyamaraga ntabwo watumaga yicisha bugufi, dore ko yari umwibone, yari afite ubwibone bwinshi ndetse bukabije. Hari umusore yarakuze kandi yarakuze cyane rwose pe, dore ko yaramaze kuba yamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Gusa uwo musore yari umusore w'umwibone cyane, dore ko iwabo bari bafite amafaranga menshi kandi rwose se yarakoraga akazi kamuhemba amafaranga menshi, dore ko guspendinga amafaranga ku mwana we rwose yumvaga nta kibazo kibirimo. Gusa umunsi umwe umusore yaratashye, ndetse mu gutaha avuye mu kabari, dore ko yari avuye kuba yakishimisha n'abandi bana ndetse byanezerewe cyane, dore ko yanyweye inzoga kandi yanasinze. Gusa mu kuhashika hari umukozi babanaga, ndetse uwo mukozi yitwaga Oliver. Gusa Oliver yaramurebye ndetse arebye ukuntu yanyweye inzoga ndetse yasinze cyane, aramubaza ati ese we ko noneho wasinze cyane kandi wakabije? Atari ko Oliver, nawe usigaye urengera cyane rwose pe, ubu ngubu koko kuva ryari umenya gahunda zanjye ndetse ukamenya ko rwose nkwiye kuba nasinda cyangwa se ntasinda, ibyo byose biba bikureba. Ati hoya Eri, ntabwo ibyo bintu bikwiriye pe Eri, ntabwo bikwiriye kuba wanywa inzoga ndetse ukamera gutyo. Rego ujye umenya ko uri umwana mu bakire kandi rwose uko usinda cyane uri gusuzuguza papa wawe. Ariko se Ori, ibyo bintu ko nta kibazo bijya bitwara papa ndetse ko nta n'ikibazo abigiraho, wowe urinde rwose ko wabigiraho ikibazo? Atari ko rwose njye nta kibazo mbifiteho, ahubwo mba nguhangayikiye ndetse ngufitiye impuhwe. Ariko Oliver nawe rwose uransetsa, atuyoboye ko rwose umuntu urusha nyina w'umwana impuhwe aba ashaka kumurya. Ati hoya ariko reba nk'ejo rwose ufite ishuri, ubuse ko uri buze kuba wabyuka ndetse ujye ku ishuri wamaze kuba wasinda, ndetse reba rwose waborewe pe. Ati hoya rwose uri wibikabiriza, ahubwo reka ngende njye kwiryamira, turaza kuba twasubira mu gatondo. Se papa ntabwo arataha? Ati hoya rwose Eri, uyoboye ko mama wawe rwose na papa wawe bagiye mu rugendo ndetse ko bazagaruka mu cyumweru gitaha. Ati okay, bishatse kuvuga ko noneho nakitegurira ikirori hano mu rugo? Ati hoya rwose pe Eri, mbabarira ntubikore ibyo bintu utazatuma papa wanyirukanira, kandi urabizi ko nta kandi kazi nabona, urabizi neza ko akazi kabuze rwose pe. Ati okay, sa nta kibazo rwose Eri, reka njye kuryama mani, ndi kumva mfite stress zaganje. Nuko Eri yahise kagenda ndetse ajya kuryama, dore ko yanyweye inzoga cyane yasinze. Gusa Oliver we byakomeje kumucanga, dore ko byamubabazaga cyane ndetse bikamutera agahinda kubona rwose umwana yitwara nabi gutyo bikabije bitewe n'amafaranga iwabo bafite, dore ko se buri ko yagendaga mu gitondo amusigiraga 50,000, kandi ibyo 50,000 rwose ntabwo byabarwaga ku mafaranga yamuhaga yagombaga kuba yamufasha ku ishuri. Gusa barakwereka tugarutse ku rundi ruhande, hari undi musore wari muri siporo mu gitondo ndetse ari kugenda yiruka cyane. Gusa mu kugenda yiruka yaje guhura n'abashuti be, ndetse mu guhura n'abashuti be bakomeza kuba baganira ko bose bari bahuye kandi bose bari muri siporo. Ati Sarunode we, ko mbona uri kwiruka nkujya muri siporo kandi mbona neza kunanutse, ibi bintu uri gutekereza ko ari cyo biri buze kuba byagufasha? Ariko bavandi namwe rwose muransetsa, ubuse ko muratekereza ko siporo ikorera abantu gusa babyibushye? Rega njye mashaka ubuzima bwiza mani, nta kindi kintu nkeneye. Ati sa rwose niba ari ubuzima bwiza rwose courage pe, gusa twebwe tuba tubona nta mpamvu yo kuba wakora siporo, n'ubundi mbona rwose warapfuye uruhagaze. Ese we mwagiye mukizwa? Ubwo ni ngombwa ngo mumbwize ukuri bigeze aho ngaho? Ndabizi ndananutse ariko ntacyo bimbwiye ngiye kuba nakora siporo, mujye mundeka njye nikorera siporo bana, ntacyo bintwaye ndetse nta nicyo bimbangamiyeho. Aha twivugiraga rwose, komeza ukore siporo zawe, twebwe reka dutahe ndetse tujye kwitegura turi ko twajya ku ishuri. Se we ntabwo uri wuzuye umunsi ra? Aha shange ndi kumva bitandimo kuba naza, ubundi se ninza kuba naza wa mungu wanyu ngo nihiriya ntari buze kuba yaza aho n'ubundi akanyinzaho, dore ko yamenyereye kuba yanyenzaho ndetse akampambarira kandi nta kintu namutwaye. Ariko Arnold ni mwana, nawe jye umuntu w'umugabo pe, njye biranambabaza bikanshavuza ko nuriya muginga ngo nihiriya wirirwa kwiruka kunyuzura kandi mwiga mu mwaka umwe, ngo nuko akurusha amafaranga mani. Rero ibintu nta nubwo biba bikwiriye pe, uziko biriya bintu ari ibya kera cyane bro, jya wihagararaho mani. Ariko sha mwagiye mumbabarira koko, nihagarareho se gute kandi? Erega murabizi neza ko uriya musore rwose ise ni nkaho kiriya kigo ari ugitunze ndetse ni nkaho ari ukiyoboye, rero biroroshye cyane ushobora kumwivumbura ugasanga mbuze ikigo cyanjye n'undi mukajye munshuka. Ubwo ngubwo se koko muri kumva umanika agati bicaye rero bajya kukamanura, rero ugahagarara mushaka kunshuka nigirije yanigira umuntu urenze, maze rero uriya musore azanteze se maze banyirukana. Ubwo se banyirukanye najya kwigahe? Muri mwese ari uwashakira ikigo kuko wanamugani. Ariko nabonye musore usigaye uri kuroza n'akagakobwa kaje mu kigo gashyashya, nta nubwo nyamaraga ndi kurosa cyane na Samantha, ahubwo nuko nyine
uriya mukobwa yarambonye ibi bisa nkaho yanyishimiye pe, kandi nta nicyo nabikoraho. Yaranyishimiye kandi abashaka kuba twavugana tukaganira, ngo nyine ntabwo abakunda nyine kuntu yari yaza ndetse akanyitwaraho. Ati shaka ari agakobwa ni keza pe, nabonye ari keza kandi rwose muri close cyane. Ukurikije kuntu rwose Eliya gufata ntabwo mwagakwiye kuba muvugana n'uriya mukobwa. Haribwo none ndi kubona bizakurura intambara tu. Shawapi ndabizi neza Eliya yemera uriya mukobwa ntabwo yamukrashingira ngo amukunde maze bitume runge nawe noneho dushwana bigeze nyine ntabwo byakunda ko twakomeza tugashwana birenze aha ngaho. Gusa dushwanye birenze aha najya hera. Aha reka mwana tugende tujye kwitegura turebe ko twajya muri classe, tutaza no kuba twakererwa rwose. Nabonye uriya mwarimu wacu none asigaye akazi ibintu. So mwana reka ngende turaza kuba twasubira. Nuko Arnold yakomeje siporo nawe arataha gusa ajya kwitegura kugira abashe kuba yajya ku ishuri. Gusa bose baragendetse bajya ku ishuri. Gusa Eliya we kubera hangover z'inzoga yarabyutse ndetse abyuka saa 4 yakererewe cyane. Gusa nabwo mu kubyuka rwose rero mukobwa Olive wabashije ko wamubyutse. Atesera Eli kumba nawaryamiriye ntabwo uri buze kuba wajya ku ishuri. Ati oh my god, burya nuko byangendekeye we, ese kutigeze umbyutsa kare? Aha kandi ubu ngubu nagorwa nabugiye kuza ndetse unshinja amakosa. Se waraye wasinze waborewe ukatinda kuba wabyuka. Ariko wari nzakwiyame kugeza ryari koko? Sinakubwiye ko rwose nyine biriya bintu ntabwo nukwinezeza, ntabwo ari gusinda hasinda abakene, twe ntabwo dusinda turizihirwa. Aha ntari rwose ubwo mwizihirwa nabyo ni byiza kandi ni iby'umugisha. Bimbwiye iki? Gusa nyine bro byuka rwose, byuka ujye ku ishuri. Atahe ese Olive igenda kuburije rwose ko wanyita. Ese ubona njye nawe tuvukana, njye navukana n'umukozi. Yewe I'm sorry nipashe muremure basi boss, byuka ujye ku ishuri. Ati none nabwo ndukajya unyita boss wawe kuko urabizi neza ntabwo nguhemba. Ahubwo nyine jya ugerageza urebe irindi zina rwose unyita pe, naho ibintu byo kunyita brother wawe ntabwo ibazageze nk'umuntu wose kwigana kazana kumva ndi kwitwa akumva rwose umukozi wacu ari kunyita ngo ndi brother we. Ubwo uri kumva byakumvikana neza koko? Ese Eli kumba muntu ufite ubwibone bwinshi bukabije mwana. Uri ntago ari ubwibone ahubwo niko abakene mubayeho. Byange bikunda uko nakwitwara kose n'ubundi wabona mu bwibone pe. Nyine uko nakitwara nubwo nakitwara rika gute bitewe n'ubukene ndetse n'inzara ufite n'ubundi wambona mu bwibone. Rero nta kundi nabigenza ndetse nta nicyo nabihinduraho. Wowe iteka ryose uzajya uhora umbona mu bwibone bitewe n'uko nkurusha amafaranga, mu rugo bakurusha amafaranga none nabo baguhemba. Ubwo se nakora iki kugira ngo basubone ko ndi kwitwara neza? Ntacyo pe, niyo mpamvu nyine ntakita ku buryo nyine umfata, ugomba kumfata uko ushaka ntacyo bitwaye. Reka mbyuke mane basi se wateguriye breakfast. Ati yego rwose icyayi kirateguye kiri ku meza ndetse n'umugati, wowe itegure vuba ugende. Basi si imodoka yanjye yo hirogeje. Ati yindi yawe nabonye wayizanye wayangirije, ushobora kuba yarayigonze. Gusa hari yindi nyine yindi ujya ujyana nayo imeze neza yarateguye, wabyuka ndetse ukitegura ukagenda ntacyo bitwaye. Sa nta kibazo rwose. Nuko yarabyutse aritegura kugira ngo abashe kuba yajya ku ishuri, dore ko rwose iwabo barabakire kuba yabona imodoka ariyo kugendamo ntacyo byari kuba bimutwaye, dore ko atari no kuyibura bitewe nuko bari bafite imodoka nyinshi kandi bari bishoboye rwose pe. Gusa Arnold ndetse na za nshuti ze bo barazindutse ndetse bajya mu ishuri baricara batangira kuba bakiga. Gusa mu kwiga kwabo rwose bakomeje kwiga ndetse biga neza. Ariko Samantha nta hantu yari afite ho kwicara, dore ko yari mushyashya yagumaga yicara mu myanya ndetse azenguruka ajya mu myanya yose, dore ko nta muntu wemeraga ko bicarana bitewe n'ukuntu yari mwiza. Kandi rwose bari babizi neza ko rwose Eliya akunda abakobwa beza kandi Eliya yiyenza rwose. Rero bose ntabwo bashakaga kuba bakiteza Eliya, bangaga kuba bakicarana n'uwo mukobwa Samantha. Gusa mwarimu ari imbere ari kwigisha abona ko rwose Samantha yabuze aho yicara. Ati se mukoko mbona wajarajaye mu ishuri wabuze aho wicara, wabuze umuntu n'umwe rwose mwakicarana? Ati hoya rwose teacher, ntabwo nabuze umuntu n'umwe twicarana, ahubwo nyine ubu sinavuga ko namubuza, ahubwo bisa nabyo pereka ndeke kubeshya ko bano bahungu bose ndetse ko ndi kubegera ngo twicarane bakambwira ati hoya hari undi muntu hicaye. Ati okay nta kibazo rwose Samantha, genda wicarane n'uriya musore uri inyuma Arnold. Arnold yicarana na Samantha kandi rwose nawe ntumwiryeho uvuge ko rwose hari undi muntu mwicaranye. Ati sa rwose mwari reka twicarane ntacyo bitwaye. Gusa abandi banyeshuri bose bahise ko bakuma bitewe nuko bari bazi ko rwose Arnold Eliya ajya mwiyenzaho kandi rwose umukobwa mwiza bakaba bicaranye. Rero batangiye kuba batekereza ko rwose ibintu bigiye kuba byaba bibi kurushaho. Gusa bakiri muri byo ndetse Samantha amaze kuba yakicara, Eliya yarinjiye ndetse yinjira mu ishuri yakererewe cyane. Abanyeshuri bose bahise kuba mureba ndetse baratangara, gusa bitewe nuko bari bazi ko akomoka mu muryango w'abakire kandi ko mwarimu ntacyo agomba kuba yamuvugaho, bose baracecetse baryumaho.
nuko mwarimu yahise kabaza Eliya ati ese Eliya we ko wakererewe cyane mu ishuri byagenze biti? Ati mwari narayigize akazi kenshi cyane, akazi rero niko katumye rwose nkererwa kandi mumbabarire rwose. Atariko Eli ibyo bintu rwose bimaze kuba byakabya ndetse bimaze kuba byabakamenyero, buri gihe uzajya ndetse tugiye kuba twajya muri break saa 4 zigeze, ubuse ko buri kumva kuko uri kwiga bikwiriye. Kandi nabonye rwose no mu mpapuro zawe kuntu wagiye ukora amasomo yawe utari kuyatsinda neza. Atariko mwari ndumva ibyo ngibyo bitakureba by'amasomo yanjye uko niga kose ntibikureba pe, icyingenzi nuko nza nkatendinga class ibindi nsibikureba. Nuko Eli yahise ko yicara ndetse yicara mu ishuri ndetse mwarimu we yabura icyo avuga araceceka. Igihe cya break cyarageze gusa mwarimu yaragiye ndetse ajya muri biro y'abarimu arikajyamo ababaye cyane. Gusa ngushika muri biro y'abarimu abarimu baramubonye ndetse bahita ko babibona. Ati se we ko mbona warakaye cyane. Ati rero ariko mbona isura yawe yikunje cyane, rabuze ko wagira ngo uvuye mu iterana amakofi. Ati mu izina ry'Imana no wagira ngo uvuye muri ringi pe. Ati hoya rwose ntabwo ari ukumvuye muri ringi gusa, uriya muhungu kabije rwose agasuzuguro ke kamaze kundenga. Burya amafaranga yose nabankorera nubwo nabankorera urusenda ariko unyubaha byanyura, ariko rwose nubwo wampemba miliyoni ariko nshira agasuzuguro. Noneho umwana ndusha amashuri, umwana w'igitambambuga akansuzugura ngo nukwera amafaranga yiwabo. Ati se wa twabyumvishe ubwo ngubwo uri kuvuga Eliya rwose. Ati yego rwose ni Eliya ndi kuvuga gusa arambangamiye pe, arakabije uriya mwana arakabije cyane. Ati se akabije gute kandi? Uzi ko izi saha ari hakiza ku ishuri ni hakigera mu ishuri? Ati hoya se kandi. Ati nukuri pe ni hakigera mu ishuri? Ati ati ntaribi rwose ariko wagakwikubirika ndetse ukikorera akazi kawe ndetse ugagakora neza. Rega abana nk'abari twagiye tubatunga cyane muri kino kigo bafite iwabo bakire ba nyine, kandi urabizi neza rwose papa Eliya kino kigo ni nk'ari we nyiracyo. Rero so akizana ibyo kwivumbura musore, kandi riwo narabizi neza akazi rwose karabuze pe, akazi karabuze. Niyo mpamvu ukwiye gutuza ndetse ukabituza nyine ukacece kukabipowa ukabifata nk'ibintu bisanzwe ukigisha ndetse ukareba ko wabona umushahara wawe w'ukwezi. Naho rero nutangira kwiyemera ngo uzabura ngagasuzugura ibiki n'ibiki, uzabura akazi kawe kandi urabiza akazi kukabura muri iyi minsi kugira ngo ubone kandi ni intambara. Kuko wanamuganire kantuze ndetse mbireke nta mpamvu yo kuba nabigira intambara. Rero ceceka wigishe we bisanzwe ugenda ndetse ntuvuga amagambo menshi, umureke akora ibyo ashaka ubuzima nubwo dore nta n'imyaka myinshi, ntari mu wa 6 ejo mundi azaba yagiye ndetse yavuye muri kino kigo rwose pe. Gusa barakwereka break ndetse irimo kuko byari bisanzwe rwose. Eliya yaragiye ndetse ajya kwiyenza kuri Arnold. Ati bimeze bite petit Arnold? Ati ni sa rwose Eli we se amakuru yawe? Ati se uri nkande wo kumbaza amakuru we? Ese wajya ufura iyo shati yawe? Reba kundi shati yawe imeze ndetse kandi yanduye. Gusa rwose Eliya yakomeje kuba yakiyenza kuri Arnold. Gusa kiri kumwiyenzaho ndetse amubwira nabi rwose. Samantha yahise kaza dore ko yaratangiye rwose kuba yakicarana na Arnold. Igihe wiyenzereje kuri uwo mwana ntabwo uba warambiwe wambabariye ukareka undi musore, hari icyo gutwaye koko? Ugiye kujyaho umwiyenzeho umubwira amagambo atari mwiza. Ese we iyo shati wambaye uri kubona ari nziza? Ati ese muko ibyo ngibyo kuko nayo magambo yose uyakuye he? Ati hoya rwose pe, jureka gukabya jureka gukabya. Ese ubona umusore atari umwana nk'abandi ni ngombwa ngo ujye wirirwa umutorutira umuvugaho? Ndi mushyashya muri kino kigo gusa namaze kuba nakumva rwose ndetse mmenye imyitwarire yawe. Ati ese witwa gute mukoko mbona rwose wakabije ndetse uri kwitwara nabi? Ese wabuze icyo ndi cyo muri kino kigo? Ati umva bro, icyo nzi cyo nuko witwa Eliya, gusa icyo uri cyo ndetse n'ibyo uri byo byose n'amafaranga ufite ndetse no kuguzamo imodoka ibyo byose ntabwo mbyitayeho. Ngiye kimbabaza ndetse kikantera agahinda rwose no kuntu witwara ndetse ukabasha kuba ese wowe wagukorera ibintu nk'ibi ngibi kuba umuntu aturuka mu muryango w'abakene rwose ntabwo bivuze ndetse nta nubwo ari igisobanuro cyo kuba wamutorotira ndetse ukamubwira amagambo nyine ukamusebya mu bandi banyeshuri. Bro please ugerageza rwose uciringe pe, ugerageza ugende gake kuko ubuzima burahinduka. Ahangaha uri rwose ejo nawe yahisanga ndetse nawe ukisanga ahangaha hari. Rero please jureka gukabya ndetse jureka gufata ibintu byose ngo ubigire bro, ntago ari byiza pe. Tanu rusoni ugafite ishati isa nabi, ubwo se uretse amafaranga y'iwanyu uri kubona iyo shati ihebuje ndetse irenze cyane. Wakwereka abasore biwabo b'abakire ndetse bafite ubushobozi burenze ariko abo basore bakaba bicisha bugufi. Umva bro, ibyo bintu ndetse uzabyicuza, jya ugerageza witwararike ndetse ureke kwiyenza ku bandi bana. Nuko Samantha yahise ko yikura ndetse ava aho ngaho aragenda. Gusa Eliya yahise kareba Arnold. Arnold mbona kuntu uteje kiriya gikobwa, turaza kubonana ndetse ndaza kuba nakwereka ibyo ndi bugukorere rwose.
Arnaud bashuti be base kubaza ndetse bamusanga aho ngaho. Atera Arnaud ntitwabikubwiye no kakubayeho dore ko watangiye no kuba wakwiyongoza kuba wakicarana n'uriya mukobwa kakubayeho rwose sinzi ko ibintu rwose uzabasha kuba wabikemura. Nuko baratashye gusa mu gutaha rwose Elia we yatashye babaye ndetse imodoka ari kwitwara ku muvuduko mwinshi cyane. Ariko ageze mu rugo wa mukozi wabo Olive yarabirebye ndetse abona ko rwose umwana yababaye cyane. Ati se noneho byagenze biti Eli uje utasinze ahubwo noneho uje warakaye pe ese igihe cyose wowe ibintu byose uhora ubihindura we. Umva uri imbabarira rwose ntumtere stress mu zindi nagize none nahuye n'umukobwa noneho ku ishuri yambwije ukuri pe. Ati se yakubwije ukuri rwose gute? Sha yambwije ukuri ku rwego rufatika pe yambwije ukuri ndetse birambabaza cyane. Ati nyine yakubwije ukuri gute sindi kumva ukuri yakubwije kwatumye uruza ndetse urusi we ubonye kuntu uje winjira mu gipangu imodoka ari yitwarira ku muvuduko uzi kumenya ruri mu ijana. Sha uri umukobwa yambwije ukuri nyine arambwira ngo amafaranga iwacu dufite ngo ntabwo ariyo yagatumye nsuzugura abandi banyeshuri twigana. Nyine yambwije ukuri rwose pe yambwije ukuri ndetse yampamisha. Kandi kibabaje sha uwo mukobwa ni na mwiza pe ni mwiza nindi no guteganya kuba namutereta ubusa kuko ndacyamuteresa. Yego ndabyumva mwana ndabyumva ndetse nta nibirenze gusa nyine ibintu byose birahinduka ndetse wagendageza nyine ukaba n'umwana mwiza nta birenze kuko nimba ushaka umukobwa rwose kandi rwose imyitwarire yawe nanjye ndi umukobwa nyine nuko nyine utanyemera cyangwa ngo twemeranywe gusa nanjye ndi umukobwa mwigana ntabwo natuma rwose tubana ndetse ngo tugumane kandi ufite iyo myitwarire. Ati se uri ubona nawe uri umukobwa mubi ku buryo wavuga gutyo? Ati nyine nanjye mbona nyine ntabwo ndi mubi cyane ariko ntabwo ndi mwiza bigizeho navuga ngo njye nawe twateretana kandi bike ko hano ngewe iwanyu rwose ndi umukozi. Ati hoya se kandi ati hoya reka rwose pereka Eli ibyo bintu utangiye kuzana byo kunyikoreshwaho watubona umujinya ndetse n'uburakari biri kugukoresha kandi reka rwose Eli please reka ibi bintu rwose utazabyicuza. Nuko Eli bitewe n'ukuntu yari yaje yababaye ndetse yasuzuguwe na Samantha byarangiye rwose ashutse Olive ndetse bahita ko baryamana dore ko Olive yari umukozi w'iwabo rwose. Nuko bamaze kuryamana Olive yahise kwirukanka ndetse abisa Eli. Ati Eli ibintu ukoze nakubwiye ngo urabyicuza kandi ndakubwira ngo reka gukora ibyo bintu ariko urampatiriza none dore rwose birangiye turyamanye. Ati Oli I'm sorry gusa nari mfite umujinya n'uburakari pe nta handi nari gutura umujinya wanjye nabonye mu nzoga rwose bitari buze kuba byakunda. Ati none uhitamo kuba waza kuturaryamana se kunyemereye ko turyamana ndetse tukaryamana kandi uzi neza ko ndi umukozi kandi ujye umbwira ko nciriritse. Ati I'm sorry n'umujinya n'uburakari gusa nyine ndakwinginze bino bintu rwose mu rugo ntibazigere babimenya ndetse ntibazamenye ko njye nawe twaryamanye. Ati hoya rwose pe humana ntabwo bazigera babimenya. Gusa barakwereka haciyeho umunsi rwose Elia yarongeye asubira ku ishuri gusa mu gusubira ku ishuri dore ko Arnaud ndetse na Samantha bagomezaga baganira dore ko bari banatangiye kuba baba inshuti cyane. Ati se Arnaud ubundi uramutipe kahora gusuzugura we bawumva ntacyo bigutwaye? Sha wambabariye muko njye ntacyo babintwaye ndetse nta n'ikibazo bintera kuko erega nyine naba ngiye gukabya kuko uwo niwe ndiwe nyine kwiye gusuzugurwa nawe nta mafaranga mfite nyine nta birenze ngewe mfite byatuma mwiyemeraho ngo numve ko ndi umuntu urenze nyine niyo mpamvu mba ngomba gutuza ndetse ngashira baro hasi nyine agakora ibyo ashaka dore ko rwose baba ari abantu babakire cyane ndetse se ni nk'ari we nyiri iki kigo rero urumva rwose kuba yanyirukanisha biroroshye cyane. Ati yego rwose ndabyumva se nyine niwe nyine ufite power muri iki kigo ariko sibyo byamuhesha imbaraga zo kuba yagusuzugura ndetse akagutwara uko ushaka erega rwose uba ugomba kwirwanaho ujye umenya ko uri umuntu mukuru. Ati hoya rwose Samantha ibyo ntabwo bikwiriye ndetse nta nubwo ari ngombwa. Ati njyewe ntanakubeshye buriya nanakunze n'ukuntu witwara rwose no nakoze kuntu witwara kuntu anyakiriye muri kino kigo nta muntu n'umwe ushaka kuba wamvugisha bose banze kuba nyine twakicara n'abantinye ngo kubera uriya muginga ngo ni Elia ariko nyine uranyemera ndetse uranyakira pe gusa nyine thank you kandi ndakwinginze kugira ngo basi tuzahinduka uzajya ugumura umwana mwiza gutyo uri Arnaud ntugire ikibazo rwose Samantha nanjye ndahari kandi rwose ntabwo nzizagira mpinduka uriya Mungu uzamureke rega nta n'igihe dusigaje amezi angahe dusigaje muri kino kigo kugira ngo tukivemo ntabwo rwose ntabwo ari ngombwa ko nyine ntabwo bikwiriye rwose ntabwo ari ngombwa rwose ko twabasha kuba twatungana n'uriya musore ngo batwirukane kandi tujye kuba twakora examen ndetse tukivira muri kino kigo. Gusa bakiri muri ibyo rwose directeur yahise kaza mu kigo ndetse mu kuza mu kigo rwose yaje abatangaririza ko Croix Rouge igiye kuba yaza ndetse ikaza kugira ngo ibashe kuba yafata amaraso.
dore ko bari bakeneye amaraso yo kuba bakwirakwiza mu gihugu bitewe n'uko ayo maraso abanyeshuri batangaga yafashaga abandi bana ndetse akabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi abana batishoboye. Nuko bose baraje ndetse bajya gutanga amaraso ndetse barabapima dore ko hari ibipimo babanzaga kuba babafata mbere y'uko rwose batanga amaraso. Nuko batanze amaraso yabo ndetse mu bayatanze na Eliya rwose yari arimo. Gusa bamaze kuyatanga rwose baragiye ndetse basubira mu ishuri bariga nk'uko byari bisanzwe. Gusa kuri uwo munsi noneho rwose ntabwo Eliya yigeze agenda ndetse ngo abwire Arnold nabi dore ko Eliya yari yamaze kuba yaryamana n'umukozi w'iwabo rwose Olive. Dore nta bindi yari afite yo kuba yacinga rwose na Arnold dore ko yakomezaga kuba yatekereza amabara yakoze yo kuba yaryamana n'umukozi. Gusa yaratashye mu gutaha mu gushika iwabo yasanzwe iwabo nabo baje. Ati se mama kuki mwaje ndetse mutampamagaye? Ati yoya rwose mwana wacu Eliya twashatse kugutungura kugira ngo tugukorere surprise. Rero rwose kuba twagukoreye surprise se ni ikibazo, ahubwo icyadutangaje nuko twaje tugasanga Olive imyenda yose yayipakiye ndetse yavuye hano muri iki gipangu ntabwo arimo. Ese byagenze gute Olive ko twari tuzi ko ari umwana mwiza ndetse w'imfura yagiye ndetse ntawe n'ukiri hano rwose? Ati mama Olive ntawe ukiri mu kino gipangu, se byagenze bite ko yagiye mama? Ati simbizi kandi Eliya wasanga uburenganzira twagwaye ndetse na liberté wabashije kuba wabwira uriya mwana nabi ndetse akivumbura akagenda. Kandi rwose uriya mwana yari ameze nabi rwose ubuzima yari abayemo ndetse twamukuye ku muhanda. Rero ntabwo byari byiza ko wamubwira nabi bigezeho rwose yafata umwanzuro wo kuba yagenda ndetse akagenda atadusezeye. Ati hoya rwose ariko mama njye urandenganya pe, njye ntabwo uriya mukobwa nigeze mubwira nabi ndetse navuye hano mu gitondo turi kuvugana neza ndagenda njya mu kigo ndetse mfata amaraso yanjye nyaha Croix Rouge kugira ngo azabashe kuba yafasha imbabare. Isese ko yitangwa ngo ati mwana wa buryo n'uwo mutima mwiza usigaye ugira. Ati se papa ndi umwana mubi ku buryo ntabasha no kuba natanga amaraso rwose yo kuba yafasha abandi. Ati hoya rwose mwana wanjye nivugiraga gusa ndabizi neza ko uri umwana mwiza ndetse ko nta kibazo cyawe. Ati nyine papa nagenda ndetse ntanga amaraso maze kuba natanga amaraso ndagaruka gusa nyine ngarutse tunguwe nuko nsanze mwaje ariko nta birenze papa nose abakozi barabuze tuzashaka undi mukozi. Aterigariye mwana wacu ikibazo suko nguko abwo uriya mwana yabayeho mu buzima bubi ku buryo rwose tutazi neza ko hari abandi bantu bamwakira burerega nubwo wabonaga ari hano yari ndembe nta buzima yabaga afite. Ati se papa mushatse kuvuga iki ko mutari gusobanura ndetse ngo mubwire neza? Ati hoya rwose mwana wacu humura ntago ari ngombwa uzagenda ubimenya. Nuko rero agiye ndetse ajya kuryama dore ko bwari muri weekend ntago yabashije kuba yajya ku ishuri ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Gusa barakwereka bukeye bwaho ku wa mbere Eliya yaragiye ndetse asubira ku ishuri. Gusa mu gusubira ku ishuri rwose yasanze n'ubundi rwose nk'uko byari bisanzwe yakererewe. Gusa mu gukererwa kwe rwose none ntabwo byigeze bigira ikibazo dore ko abanyeshuri bose bari muri salle ndetse directeur wabo ari kubaganiriza. Dore ko ibisubizo byose byari byaraje byo muri Croix Rouge ndetse rwose n'abandi bose bashakaga kumenya uko bamenya ubwoko bw'amaraso yabo bari bazanye ibisubizo kugira ngo babashe kuba babibabwira. Gusa nk'uko byari bisanzwe rwose Samantha ndetse rwose na Arnold byari bimaze kuba byamenyekana mu kigo cyose ko batangiye kuba bakundana. Dore ko bahoraga bagendanaga rwose nta wasigaga undi. Aho rwose Arnold yabaga ari naho rwose Samantha yabaga ari dore ko n'abandi banyeshuri bose bari bishimiye couple yabo bitewe n'uko rwose Arnold yari umwana mwiza ndetse umwana w'ikinyabupfura. Nubwo Arnold yakomokaga mu muryango w'abakene rwose yari umuhanga mu ishuri. Kandi rwose kwitwara ndetse imico n'imyitwarire ye rwose abanyeshuri bose barayikundaga ndetse tutibagiwe n'abarimu. Rero urukundo rwe na Samantha abantu bose bagombaga kurushigikira bitewe n'uko yari umwana mwiza. Bakiri muri sale rwose bagendaga buri wese bamuha ibisubizo bye ndetse bakamusubiza neza bitewe n'ibyo rwose yagiye akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Dore ko Samantha ndetse na Arnold bo bari bazima ibintu byose byari byiza ndetse nta n'umwe basanze ufite uburwayi bwari gutuma rwose amaraso yatakirwa. Gusa kureba Eliya we rwose Eliya bararebye ndetse ibisubizo bye kubireba basanze rwose Eliya yaranduye agakoko gatera ubwandu ka sida. Ate se Eliya ko tubona ibisubizo byawe usanze bitameze neza wabyitwaramo gute? Atariko mwabagabo mwe mugira ubwenge muri kumbwira ngo ibisubizo byanjye bitameze neza gute se bitaba bimeze neza? Ndabizi neza bimeze neza ahubwo ngiye ikintu nsheneye ko mubasha kuba mwambwira mumbwira ubwoko bw'amaraso yanjye rwose. Ati ese musore ko mfite agasuzuguro kenshi ugaterwa n'iki? Ati oya ntago ari agasuzuguro kenshi dogiti ahubwo nuko bandi kumva muri kumbwira ibintu by'amafuti. Ati nsanze ntameze neza ni gute se nasanga ntameze neza? Ndabizi neza ameze neza bwo ni munkureho ubugoryi ndetse n'ubushajwa mumbwire rwose ukeneye kuba nagenda ndetse nkava ahangaha. Ati okay musore situzi rwose ibintu biguhesha imbaraga zo gutuma wavuga ibyo bintu byose ndetse waba umwibone bigeze aho ngaho. Gusa nyine wihangane twasanze amaraso yawe rwose
tutabasha kuba twayakira. Gusa nyine ntabwo igisubizo cyawe ari cyiza, ariko burya n'umuntu wanduye agakoko gatera sida nta kiba nyine kirenze yafashe imiti ndetse akayifata neza akomeza kuba yabaho agakomera, ndetse rwose nta kibazo agira pe. Ati ushatse kuvuga se ko njye nanduye ndetse ko ndwaye sida? Ati yego rwose iri, kandi wihangane rwose ukomere. Kuba wararwaye sida nta bintu birenze ndetse nta n'igikuba kirenze, nta gikuba gicitse rwose, ni ibintu bisanzwe, dore ko hari n'abandi benshi hano birwaye gusa bafata imiti ndetse ubuzima bwabo bukagenda neza. Nuko yari acyumva ibyo ngibyo yahise kasakuza cyane muri sare, ibintu byose byari birimo arabimenagura rwose, dore ko byatumye n'abandi banyeshuri bagenzi be bose bamenya ko rwose yarwaye sida ndetse ko yanduye. Nuko yari yahise kasohoka ndetse afite umujinya n'uburakari bwinshi cyane, yahise katekereza ko rwose Oliver ari we wamwanduje sida, dore ko bitewe n'uko rwose ari we bari bamaze kuba babonana, dore ko yari yaratashye umunsi umwe rwose afite umujinya n'uburakari bitewe na Samantha ndetse na Ronode yuko bari bamaze kuba bamubwiza ukuri, bityo ahita akaryamana na Oliver, kandi mu kuryamana kwabo ntabwo bigeze bikingira cyangwa se ngo birinde. Nuko yari yahise kajya mu modoka ndetse arayitwara, gusa yitwarana umuvuduko mwinshi. Gusa ageze muri feruje bitewe na stress nyinshi ntabwo yigeze ahagarara ndetse ngo akurikize ibyapa ndetse n'amabwiriza y'umuhanda, ahubwo yakomeje kwirukanka ndetse igikamyo cyari kiri kumanuka gita ko kimugonga. Nuko mu kumugonga rwose imodoka yarajonjagurutse, dore ko rwose ubuzima bwe butari kuguma buhari. Iwabo baje kumenya inkuru ndetse bamenya inkuru rwose ko rwose Eliya rwose yamashije kuba yakora impanuka kandi ko rwose ubuzima bwe bwahagendeye. Nuko iwabo bakomeje kubaza ndetse bagira agahinda kenshi ndetse n'umujinya n'uburakari, dore ko yari we mwana wenyine gusa bari bafite. Gusa mu gushika ku ishuri bitewe n'uko se yari kibamba ndetse rwose ntawamuvugiragamo, abarimu bose baricecekeye ndetse barituriza kugira ngo batabasha kuba babura akazi kabo. Ati kuko mwambabariye mukambwira icyatumye umwana wanjye akora impanuka nk'iya ndetse akiyahura. Bose baraceceka. Ati ni ukuri ndabingize mutitaye ku gaciro ndetse no ku mafaranga mfite, ndabingize nimumbwize ukuri. Gusa Ronode niwe waje ndetse abonye rwose kuntu se wa Eliya ari kurira ndetse afite agahinda kenshi, amutondorera inkuru yose kuntu yagenze, kuntu basanze Eliya rwose abana n'ubwandu. Nuko yese ko yikanga se ahita akubita amaso kuri Oliver, dore ko bitewe n'uko rwose se yari yarakuye Oliver ku mwana ndetse abizi neza ko Oliver yanduye sida. Nuko se yese akagira agahinda ariheba cyane ndetse n'abarimu bose birabayobera ndetse birabacanga. Inkuru ya Eliya rwose yahise kirangirira aho ngaho, kandi nta muntu n'umwe yigeze wongera kwibuka Eliya. Ahubwo Eliya rwose yahise kabisiga migani ndetse aba urugero rwiza rw'abanyeshuri bose bitwaraga nabi ndetse biyemera amafaranga y'iwabo bari bari muri icyo kigo. Inkuru yacu y'urukundo ni aha ngaha irangiriye. Ndabakunda cyane, kwibutsa gukora subscribe kuri David Rwanda kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zinyura kuri YouTube channel ndetse ukore share ndetse na comment. Ndabakunda cyane, amazina yanjye ni David Rwanda ku mbuga zose nkoranyambaga. Imana ibarinde.